niko abantu bashaka ko bapfumu ni karibu tuzabapfumurira ndakabonye akarezi ntabwo nakitegerezaga neza none ndakabonye niko Aisa Oui. wewe ntabwo ujeninga timu y'abapfumu Bavuze ngo bisaba kuba utari kuri live se. ntabwo ubu ngubu ntabwo babikora ngo bikome uramanuka wongera uzamuke numara kugashyiraho barakuzamuka Badushyira ku ifoto. ujya muri setting ukamenya nk'ueditinze izina ryawe ujya ku izina ryawe ukeditinga Mbora njye kwibera umupfumu pe kangenzi. ukongera ku izina ryawe hari na isabune bisigaseka neza kapasiye bisi urabona ukuntu useka washyanowe umupfumu uzwi kandi bisigaseka neza uzwi niko ye Mike Justin wabuze Mike ngo bimeze bite upa Mike agomba kujoininga timu ya Shadibu y'umupfumu Shadia use kugenda umu freelance amwoka byaramwe umufuriyansa ni biki What is that mean? You're an influencer? Oh no freelancer genda agatambye Mike rizamuka Yes Justin amakuru ya cya gipangu cyawe sha ujye utubeshyira kiriya gipangu cyabaye igipangu we DJ rizamuka umwanya wawe ara naho manatiye ajyandi yongiye na kode se bakayiguhugatira kode kode se uretse utuntu njwigiriza muri edit gawe ariko urashoboye uzahashobora imyanya uzayibasha nuko uzabibasha da uzi ko washishikaye wabigize umwuga pe none najya kubona konti ariko harako yakoze umusenzi aravuga ngo uzibaza impamvu ngo ingore private ifite inyugute nini cyangwa ngo wibaze ngo impamvu ngo ngo uzamenya ngo impamvu ngo indirimbo y'igihugu itagira video. I was like, what the fuck? Bro. kandi sha Mike ibintu byinshi akora abari mbigishega ariko utabikurikiranye ntabwo wabimenya niyo mpamvu uzamenya ngo indirimbo y'igihugu ariko se irishano ndarikorera ntuzanyuma advertisement ya ntuzayaryo ukagenda niko bubu ariko urusoro rukundo nakasamo aho se Shadi yagiye ngo nibwo uzamenya ngo umunsi ngo nibwo uzamenya ngo umunsi ngo uzamenya ngo impamvu indirimbo y'igihugu itagira video. I was like, tofa niko nakubonye ngo mugire isabato nziza wari ndo kaze ngo ndipa ya video postinze ngiye nayibonye kuri page yawe ngo ugire isabato nziza eri yande cyana bita Danizo ntabwo ari njye uyipostinga amafoto mani ni no gupostingira se harya yitwa Nuramupeti ntabwo ari njye upostinga amafoto tsunami kiriya kivideo cy'intare wa postinze kikagira miliyoni 40 ariko uzi ubusambanyi ukuntu bukundwa wowe ndakubwiye ubusambanyi burakundwa na bikende noneho caption itangaje oya caption ariko ntabwo rero caption nyisoma kuruta iya Drake n'ukuntu irana riri gusakuza Nikuti intare irangiza muri mu masegonda 5 bisobanura gutya uzi iyo igira ikiganza uzi ko yari gukoma induru ku munwa iriya ntare noneho harari nayisanze ntabwo ari harahonyine ntabwo ari yonyine imaze kubikora kabiri kandi ari imwe
ubwo ni imbeshu mani 3 minutes igahita irangiza kabisa. maze kubisubiramo. Hari akandi kavido na post nayo ariko so twemere ko isi imaze kugera kuri level aho abantu urukumva ikintu cyitwa ubusambanyi my friend kiri kuri level kandi noneho kirakunzwe ariko kiri kuntera ubwoba ubutinganyi bukunzwe kurusha ibindi. Muravuna muhita sinzi ikintu cyabuteje umuriro. Iyi media niba noneho kumanza izi social media noneho hari n'ukuntu urimo kumva iyo uvuze ku butinganyi bagira ngo hari ukuntu babitrackinga urukumva bakabiboostinga simbizi kabisa ntagushaka kubyumva. ariko uretse ubwe Godfa nta kintu na kimwe kibaho kitabagaho mbere, byose byabagaho, ahubwo nuko hajeho ubu ngubu ikoranabuhanga ukivuga uyu mwanya abantu barenze za miliyoni bagahita bakibonera rimwe, ariko ntabwo nta kintu kitahozeho rwose. Ubutinganyi bwahozeho none se ko nyine nk'iyo boost turi cyangwa iyo fame abo bantu babona kukiri kuboneka mu ibyo bintu gusa ibindi bitari kugendana ngo bigende umujyo. Ikintu cyitwa ubusambanyi kiravugwa urukumva kiravugwa cyane upfa kukivugaho mani abantu bagahurura, abantu bafite inyota yo kumva ubusambanyi urumva. Aya masamba abwiye ngo nimuze mbere iki gitsina cyo mu minsi umwe abantu barahurura uzi ubivuze hano turi 30 ariko ukavuga ati ngiye kugishyira hano none se bako Imana batubona abantu 1000 buzuye bava he? Nicyo kibazo mfite. Batangira gusharinga bakavuga ati kabaye muze murebe nako dutangira gusharinga rero nakasamutwe turi kugana habi kabisa. ariko uzi ko usanga live bari kuvuga ibintu byubaka wakuramo n'ikintu cyagufasha ugasanga irikorwa n'abantu 5 6 muri iyi minsi se ariko wajya kureba ugasanga abantu bari gutukana cyangwa bari kuvuga ibindi bintu byiharabika ugasanga abantu baruzuye bageze mu 2000. nta bantu bagikeneye ibyubaka. Reka abantu bose ejo ngiye kubaha histoire urukumva ibintu nabikoze ejo buri twari dufite space. Thank you Mimi. I love you too. Ejo bundi my friend nakambaye testimony ejo bundi nakoze space urumva hari space ya ntuza yagombaga kwakira ambassadeur w'u Rwanda muri Amerika na ambassador w'u Rwanda muri Germany urumva. Nkora space nari mfite space ivuga kuri Semuhungu na Lorenzo y'ubutinganyi. Space ya ambassador kwigisha urubyiruko kuganiriza urubyiruko na gahunda bafite urubyiruko rwo muri diaspora barafite nk'abantu 40 kugera kuri 50 niyo maximum bagize. Gutekereza nari abantu bangaye muri space y'ubutinganyi ibihumbi 2700 nabaye nk'uwanyura nako ntabwo nari mfite umwanya ariko muri kumvira ba ambasaderi b'ibihugu babiri bahuriye hamwe umwe muri Europe n'undi muri Amerika urumva bari bafite abantu 50. Iyo space nk'ibaza umuntu ntabwo azi ko yabaye igihe nari mfite 2700 gusa ibyo ntabisobanura gute no muri kumva icyo kintu ariko so ntabwo bashaka kumenya what is good, ntabwo bashaka kubimenya bro. Ntabwo they don't wanna know. Miss mute your mic. Urukumva abantu turi kwerekera genda uposting urebe upostinge uzana ibintu byubaka reka da ndakubwiza ukuri ariko vuga ntabwo irebwa muri iyi minsi ibintu bifite aho bihuriye no kubaka abantu barabyimenyera ubwabo ntibashaka kubivuga hanze. Icyo bishakira ni amatiku ngo baze byibura bashaka ukuntu baba bari kuyaruhukiraho. I know. Abantu hari ibintu bishyizemo ngo baza baje kuruhuka mu mutwe ntabwo bashaka ibibagora. Kandi urumva kujya kumva ba ambassador babiri biragusaba gukoresha umutwe n'ubwonko. Kandi abantu ntabwo babishaka, abantu ntabwo babishaka. Kandi bababwira ati muze turebe ukuntu tubanyanyagizamo ubuntu bw'ubuviza ukareba. Hari umukobwa bita Fafa muramuzi? Aho nanjye nari kuba mpari. Afite video ya ntuza, afite video yakoze yanani y'uburyo abantu ba applying green card.
narayipostinze ejo bundi nta n'umuntu n'umwe wayirebye kandi narayibonye njye numva nta n'uwigeze abinsaba reka ndebe. stress na depression byisha abantu nawe urazana ibibananiza. Ibaze ko na engineer afite depression. ntabwo abantu bashaka gukoresha ubwonko reka